Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, atatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Uburemere ntarengwa bwemewe bwa tone 3. B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubisanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango, baba bari kukibuza. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Hano harimo za kamyo zigenewe gutwara ibicuruzwa, niyo mpamvu duhisemo B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizako n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, video irahari. Tubwire rero tuyiguhereze, nimero zanjye mba nazibahaye, cyangwa ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hwira uko yaba yikoreye kose, ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Nubundi bari batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. None haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Feri y'urugendo yo ni yayindi ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa igeze ahantu hacuramye. Noneho feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, mbikubwiyeho byose hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kode nziza, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwire ubwoko bwa kode ukeneye ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda.
nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 335 16 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa dute? A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B umuhondo. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Uturi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru. Uturi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, bikubwiye hakiri kare kubera ko muzi ko babibaza. Nugerwaho mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora kubera ko mba bikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500 ni noye muvuduko ntarengwa mu isaha: A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 75 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C kilometero 75 mu isaha. Ese waramusamo C kilometero 75 mu isaha? Ese waramusyandika ku papuro utari wahisemo? Ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Noneho ku mavatiri y'ifasi tubonye ko ari kilometero 75 mu isaha. Ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, biriya bimodoka bigenda biri kwiceka, ntago yagomba kurenza kilometero 25 mu isaha. Noneho velomoteri ni kilometero 50, amapikipiki ni kilometero 80 mu isaha. Ibyo nabyo ni ibibazo bababazaho, mbikubwiye hakiri kare nuhura nabyo uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? A imbere y'ahantu hinjirwa hanasokerwa n'abantu benshi. B mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini imbere y'ahantu hinjirwa hanasokerwa n'abantu benshi. Ntiwagenda guparika ikinyabiziga cyawe mu mwinjiro w'isoko, biba bibujijwe umwanya munini. Ndetse no mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Iriya mirongo iri iruhande ku muhanda idacagaguye uba ubujijwe kuyirenga ugiye kuhaparika. Rero ndizera ko namusemo C, ndizera ko namusyandika ku papuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo kubera ko baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A inzira y'abanyeshuri, B abanyamaguru ntibemerewe, C agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, D hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni de. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kigaragaza ko ugiye kugera mu gice cy'umuhanda kiri ahantu abanyamaguru bambukira, hariya mwita ngo ni kuri zebra cross. Kino cyapa nukibona uzagera imbere uhita ubona zebra cross, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Bino byapa biburira uba ugomba kubibona mbere kugira ngo uze kugera aho hantu warushijeho kwitonda. Bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kino cyapa ntabwo kiba gishinze aho hari iyo nzira cyangwa hari iyo zebra cross, ahubwo uzakibona mbere kugira ngo uze kuhagera warushijeho kwitonda udateza ibyago abantu bahari. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita bihindurwa, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. None ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu mezi 2, B, mu kwezi kumwe, C, mu minsi 15, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni de. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Niba wari ufite imodoka yanditswe yenda kuri keriya, bikaba ngombwa ko ibyari byanditsweho babihindura bagashyiraho krema kugira ngo ibyo bihindurwe, bigomba kumenyeshwa imisoro. Ibyo bikorwa mu minsi 8 kugira ngo bahindure ibyari byanditswe bireba nyiri karita. Ariko ukibuka ko iyo ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro. Ibyo byo bikorwa mu mezi 2. Ibi ni ibibazo bibiri abantu bakunda kwitiranya, rero ntuzabyitiranye. Bikorwa mu minsi 8 iyo bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita ari byo byonyine bihindurwa. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushaho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura uretse kukubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda. Icyo kimenyetso bashyizeho cy'itara ry'umuhondo rimyatsa ntacyo gihindura ku maferuje, ntacyo gihindura ku byapa byo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiza mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Kubera iki? A, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B, gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hari ikintu ukora uri mu muhanda kigahita kibangamira uko ibindi binyabiziga byari bisanzwe bigenda. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bita biteza ambutiyage. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago byo byanaguteza ibyago birimo no kubura ubuzima. Uri kugenda uri kwirukanka uhise ukandagira feri. Umuyobozi uguturutse inyuma hari igihe atazabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa
ibyo umumenyesheje byo guhagarara ahita aza kugonge bibe byabateza impanuka, rero aba ari bibi. Ndizera ko aramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabizwa ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga biyikurura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. Romoroki iri gukururwa ariko igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Rero hari ukuntu iba igomba kugaragazwa kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga bayiturutse inyuma baze kubona ko ihari. Iba igomba kugaragazwa ku buhe buryo? Itara ryera riri kuri romoroki inyuma, itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ngo iyo romoroki kubera ko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikurura, igaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bashyira kuri iyo romoroki inyuma. Bavuze ngo igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, birumvikana bazakoresha amatara. Wenda ni nijoro cyangwa se hari ibihu byinshi cyangwa se hari umucucu mwinshi. Hari ukuntu rero bigomba igaragazwa kuri ubwo buryo. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa cyanditsemo ijambo rivuga stop, ni mu cyongereza, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Ese urahagarara byagenze ute? Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cya kari umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye akenshi buri mu muhanda muto, umuhanda muto ugiye gusukira mu muhanda munini. Murabizi niba ugiye kwinjira mu muhanda munini, abayobozi b'ibinyabiziga ugiye gusangamo ni wowe uba ugomba kubahereza inzira. Rero iyo ubonye kino cyapa urahagarara nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kugira ngo uhinzira ibyo binyabiziga biri mu muhanda munini ugiye kwinjiramo. Ndizera ko ramutamo B. Ndizera ko ramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? Ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C. Agomba guhagarika ikinyabiziga. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ubundi no mirongo irombereje hagati mu muhanda ivuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga aba abujijwe kuyirenga, kubera ko bari kukubwira ngo ugomba kugendera iburyo, ibumoso hagenderwamo n'ibindi binyabiziga biri guturuka imbere yawe. Ariko iyo ucagaguye uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu duhisemo B.
ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wayihisemo ndiza ko nicyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Bibujijwe hehe? A, ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B, hafi y'ibitaro. C, hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Kugenda uri kuvuza amahoni hafi y'ibitaro biba bibujijwe, haba harimo abarwayi, rero biba bibujijwe. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima kumva hari ukuntu bigenze, ibaze hafi y'ibitaro harimo n'abarwayi, rero biba bibujijwe. Ndizera ko aramusamo B, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Mu ntera ingana iki? A, metero 50 nibura. B, metero 100. C, metero 150. D, metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni D, muri metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare agaragarira muri metero 200 nibura nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Amatara ndangaburumbarare rero aba agomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 200 nibura. Ndizera ko aramusamo D, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Batubwiye ngo igice cy'umuhanda uretse ku byerekeye imihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari, kiriya gice kiba kiri hariya impande y'umurongo mugari ugaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda. Ahantu umuhanda ugarukiye mubona ko aba ari parikingi. Iraba ari parikingi iri ku nkombe y'umuhanda, aho umuhanda ugarukiye ukabona parikingi ishamikiyeho. Rero iriya parikingi ibinyabiziga biba bishobora kuhagarara umwanya muto cyangwa umwanya munini. Kiriya gice baba bavuga ni parikingi, rero kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndizera ko aramusamo C, ndizera ko aramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, inkomane banyuramo bazengurutse. B, biremewe guhindukira. C, inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D, birabujijwe guhindukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Uzakibona ugeze kuri rompuwe, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Ukibona wahageze kiba kishinzeho. Rero aho hantu ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka. Ni itegeko, nta yandi mahitamo uba ufite, kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga,
ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Video irahari, nyandikira nyiguhereze cyangwa se usubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Bikurikizwa gusa hehe? A, mu masangano; B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho; C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera y'ibitandukanya. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ikaba ari igisubizo cy'ukuri na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Rero bishatse kuvuga iki? Bino byapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Utangira kubikurikiza ukimara kubihitaho kuva aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho. Muri make nukibona kiri imbere yawe kikubwira wenda ngo ntibyemewe, koresha telefone n'urugero, uzaza uri kuyikoresha, ariko ukimara kugihitaho nibwo uzatangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu mvuze ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze, kuva aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko usobanukiwe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa se ahantu hari igaraje, icyo cyapa cy'inyongera kirangwa n'amabara asati: A, ubururu, umweru, umutuku; B, umweru, umukara n'ubururu; C, umutuku, umweru n'umukara; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Ibyapa nyongera, video utarayibonye irahari, nyandikira nyiguhereze cyangwa se usubire kuri YouTube channel yanyu uyirebe, Rwanda Driving College TV. Biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano batubajije amabara yabyo. Wagombaga gusubiza umweru, ubuso bw'umweru, umukara n'ibirango by'umukara, ubururu ni umuzenguruko w'ubururu bari kuvuga. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2; B, ni bibi igihe cyose; C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga mu muhanda bari bibi igihe cyose. Wari uri kugenda mu muhanda, umuyobozi w'ikinyabiziga atangiye kukunyuraho ibumoso, uhise uzungazunga uva iburyo, uhituza ibumoso kumugongerayo. Urumva bizabateza ibyago, ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kubyirinda. Gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose. Ndizera ko waramutse B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari wowe wayiguriye ntugomba kuyikoresha he? A, hari ibimenyetso bimurika. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni de. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki bishatse kuvuga iki? Bari kukubwira ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feruje ntukoreshe telefoni, ariko waba ukimara guhahita ukagenda uri kuyikoresha. Hoya, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ntukoreshe telefoni, ariko n'uba utwaye kuri kilometero 80 mu isaha ugenda uri gukoresha telefoni. Oya, ubwo A atariyo na B atariyo na C ntiyabayo. Rero ugomba guhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ndetse n'undi muvuduko wari wose. Ubundi mu gihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni. Umuvuduko waba utwayeho uwo ari wo wose n'aho ariho hose waba ugeze. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini dushyiraho aba ari icya mbere kimaze gukorwa, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo ukunda gupositinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.